nikambwe birura biraza kabinda ifuyoye kandi muhora mu biganza ngenura zataha Yerusalemu nshya aho mama ntegereje mana yanjye ndaje mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe ndi umushumba ukuragiye nzohereza roho wanjye akumvishe ibyo navuza ku marugo umbere ndishima amanogerwa kuko nzataha Yerusalemu nshya aho mama ntegereje iyo navunitse atabara n'ubwunwa akankiza iyo nakomeretse aranyomora nkaba muzima ngo mu rugendo ntabwo ni jyenyine nasiga ubu rero ni ku isaha ya saa moya hafi n'iminota 20 turi hano ku bitaro byitiriwe umwami Faisal ahari hari umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nkuko bigaragara rero uyu mugogo ukaba ugiye kwinjizwa mu modoka kugira ngo uvanwe hano werekezwa i Nyanza aho ugiye gutabarizwa. mana yanjye ndaje mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe ndi umushumba ukuragiye nzohereza roho wanjye akumvishe ibyo navuza ku marugo umbere ubuhamya ndishima amanogerwa kuko nzataha Yerusalemu nshya aho mama ntegereje yashyize mu zindi ntama zakunda ndishima baduha urukundo rutuma twegamirana buri gihe iyo nzira yose duterana inkunga tunogewe zataha Yerusalemu nshya aho mama ntegereje
maze nezerwe musingize murori ijabiro najyana muri ruhanda mpumuriza nzataha Yeruzalemu nshya aho umwami antegeye
Ni hafi saa 3:40 umugogo w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ukaba ugeze mu Rukari, ukaba rero hagiye kubera misa yo kumusezeraho mbere yuko werekezwa imwima aho agiye gutabarizwa, hafi n'ubundi yahatabarijwe mukuru we Rudahigwa Mutara wa gatatu.
ntabwo nikanga ibirura biraza kabihinda ivuyoye kandi muhora mu biganza ngenura nzataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje mana yanjye ndaje mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe ndi umushumba ukuragiye nzohereza roho wanjye akumvishe ibyo navuza ku marugo umbera umuhamya ndishima amanogerwa kuko nzataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje iyo navunitse atabara n'ubumwa bwagiza iyo nakomeretse aranyomora nkaba muzima ngo mu rugendo wakunze igihugu cye cyane yahoraga adahwema kukivuga neza ndetse no kukiyifuriza amahoro iteka. Azwi kandi nk'umwami wagiraga urugwiro no gukunda gufasha abantu cyane atarobanuye. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yatanze ku wa 16 Ukwakira 2016. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nawe yavukiye mu muryango nk'uko twabyumvise, umuryango w'umwami Yuhi wa kane Musinga, yima ingoma mukuru we umwami Karoli Mutara wa gatatu Rudahigwa amaze gutanga. Yabayeho rero nk'umuyobozi nk'umwami w'uru Rwanda, afite inshingano zo kurinda abanyarwanda no gutuma babaho mu bumwe. Ariko igihe yabayemo cyari igihe kiruhanije cyane, dutegekwa n'abazungu b'Ababiligi mu myaka yateguraga ukwigenga k'u Rwanda. Ibyo byatumye ubuzima bwe bunyura mu ngorane zikomeye, nk'uko igihugu cyacu cyanyuze muri icyo gihe mu macakubiri, mu makimbirane no mu byago bikomeye. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yarahunze nk'abandi banyarwanda benshi kubera ko atashoboraga kuba muri iki gihugu. Ahungira mu mahanga, abaho ubuzima bwe bw'impunzi, ndetse aba ariho yitabira n'Imana. Yanyuze rero mu buzima buruhanije, yagize ubutwari bwo guhora atangira buri gihe bundi buzima, ava mu gihugu ajya mu kindi, ntiyacika intege ntiyiheba. Imana yaramufashije anyura muri ubwo buzima mu bwihangane bwinshi. Ni urugero kuri twe rwo guca mu ngorane zikomeye
ukanyurana umurava warishyize mu maboko y'Imana. Koko rero tuzi twese ko turi abana b'Imana, kandi mu kwemera kwacu tuzi ko iyo Mana ituba hafi kuko ari umubyeyi wacu dukunda. Ndamuzi kuko ari urungano, ndamuzi Rwanda, turi muri koleji, abanyeshuri bo muri koleji ba hafi Nyanza bakundaga kuza muri cercle driverse. Umwami Rudahigwa yakundaga kuhakinira tennis de table, nawe yajyaga akunda kuhaza, niho twamenyaniye bwa mbere i Nyanza mu myaka ya 56. Hanyuma rero tuza no guhurira mu mahanga, ari impunzi, ari Nairobi, ari Kampala, twarabanye cyane. Nari umutoni we, yari umuntu ukunda abantu, ukunda u Rwanda, umuntu w'amahoro cyane, umuntu wari ufite ingufu nyinshi, ariko sinigeze numva ari uwo barwanye cyangwa yacyashye. Yagiraga imico myiza cyane. Ikindi rero Kigeli yarushaga abandi, nuko nka biriya, ariko ibyo byo yabicaga n'iwabo. Musinga yakunze abanyarwanda bose adacagura. Rudahigwa nawe niwe waririmbisha imbaga y'inyabutatu, yakundaga abantu cyane. Nta muntu yigeze atambamira, nta muntu yigeze avuga n'abariya batwaraga igihugu mbere ngo abe yabatuka, abe yabasebya. Yakundaga amahoro, yari umuntu mwiza cyane. Cyakora icyo gihe nari mfite imyaka 6. Bibaho bakajya bavuga bati hagiyeho umwami Kigeli, tukaza, twari dutuye hano hafi hano ku Rukari, tukaza tugahagarara hariya nk'abana, akabwira abantu ati nimujye guca amacunga. Bakagenda bakaducira amacunga mu gikari, bakazana ku bitebo, nuko abana bose bateraniye aho bakabaha, tukabona agiye mu modoka aragiye. Ariko aho yajyaga ubwo yatambagiraga hari igihugu ntago nzu byari bimeze. Nari nkiri muto y'imyaka 6, urumva nawe. Tugere kuri Kigeli. Kigeli afite ikintu cy'agahato. Amaze kwima abanyarwanda, abato n'abakuru bamwibanditse ku mibiri yabo. Ntabwo ari ukundi mwami abaturage bigeze bamwibandika ku mibiri yabo ngo urakabaho urakarama. Kigeli wa gatanu, twibuke Kigeli.
ibyo byiza bakoze Banyarwanda Banyarwandakazi. Murumva Kigeli Abanyarwanda bakunze bakamwiyandika ku icyaha cyakoze ishyano kiza n'icyaha, iyo ni ingaruka. None asaziye mu mahanga, ariko Imana ishimwe yuko asezeweho ari wabo i Nyanza. Banyenyanza, nanjye ndi umunyenyanza, nimwishime cyane kurusha abandi bose. Mwatwakiriye kandi mushime Imana cyane yuko umwami wanyu agarutse iwanyu, mukajya muza gusura umusesero. Tubishimire Imana cyane. Amagambo agiye gukurikiraho rero saa yanjye ni amagambo y'umubyeyi wanjye Mukabayijo Specioza yifuje kubagezaho, abangiye kugatangira. Aravuga ati: bavandimwe Banyarwanda duteraniye hano, uyu munsi ni umunsi w'amateka wihariye ku gihugu cyacu dukunda cy'u Rwanda. Mbanje gushimira Imana yaturemye tukaba tukiriho mu mahoro kubera ubuntu bwayo. Jewe Mukabayijo Specioza mwene Yuhi Musinga wa gatanu, nakuranye na musaza wanjye umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa i Kamembe, aho twabaga na data n'umuryango wacu. Twarabyirukanye kandi twarakundanaga cyane, kuko musaza wanjye Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yari umuntu ugira urugwiro ndetse agakunda n'abantu cyane. Ibi byarakomeje no mu mahanga aho twabaga. Isano ryacu n'ubwumvikane bwacu bwaje gukomera, aho abavandimwe bacu baje kugenda bitaba Imana, tugasigara ari twe babiri gusa dukomoka kuri Yuhi wa gatanu Musinga. Uyu munsi wa none rero duteraniye n'imwima gutabaza umugogo wa musaza wanjye. Nzahora mukunda, ariko ikinejeje cyane nuko twaje kumutabariza aho yimiye. Ibi bivuze iki rero? Bishatse kuvuga iki kurikira: twese tuzi inzitizi n'ingorane zikomeye kandi tutayobewe. Abavandimwe n'inshuti banyuzemo kugira ngo uyu mugogo wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ugere mu Rwanda, uze no kutabarizwa aho yimiye. Ibi bitwereka yuko u Rwanda rufite icyizere gikomeye cyo gukomeza kuba umuntu umwe. Bavandimwe Banyarwanda duteraniye, ndabasaba nk'umubyeyi kandi munyumve neza, gukomeza umurego w'umwe cyane cyane bishingiye ku bufatanye bw'igikorwa cy'uyu munsi. Amateka yacu azatubera intandaro nk'Abanyarwanda mu kudutera ishema ryo gukora tukagira igihugu kigendera ku bumwe, ubwiyunge n'amajyambere. Oh
nkaba mboneyeho rero muri aka kanya gushima byimaze, binashobotse muze kubimfashamo kuba kumpera amashyi wongeye gushima, kuko ngiye kumushima bivuye ku mutima. Ndashimira leta y'ubumwe y'u Rwanda mu kudahwema kudufata mu mugongo nk'umuryango mu bihe bikomeye twanyuzemo nk'umuryango, cyane cyane nshimira Perezida Paul Kagame na guverinoma yose isesuye y'ubumwe n'ubwiyunge. Ndongera gushimira inshuti z'umuryango, cyane cyane inshuti yo hafi Pastor Mpyisi mu bwitange bukomeye yatweretse no gukomeza kutuba iruhande iteka ryose. Mboneyeho no gushimira inshuti zavuye mu mahanga ya kure zaje kwifatanya natwe nk'umuryango mu gikorwa cyabaye uyu munsi. Turabibashimira, murakoze cyane. Mboneyeho no gushimira abanyenyanza bari hano, aho Kigeli yimiye akaba ari naho agiye gutabarizwa. Murakoze. Banjye kubasuhuza mu izina rya guverinoma y'u Rwanda mpagarariye muri uyu muhango. Guverinoma y'u Rwanda yababajwe n'inkuru y'itanga ry'umwami Kigeli V Ndahindurwa ryabaye ku wa 16 Ukwakira 2016. Muri ibi bihe by'akababaro, guverinoma yihanganishije kandi ifatanyije n'abavandimwe babuze umuvandimwe, abana babuze umubyeyi, inshuti zabuze inshuti zakundaga. Mu izina rya guverinoma y'u Rwanda no mu izina ryanjye bwite bifurije gukomeza kwihangana no gukomera. Guverinoma y'u Rwanda izakomeza kuba hafi umuryango w'umwami wa gatanu Ndahindurwa wasigaye. Imana imuruhuko ridashira, namwe kandi mukomeze mwihangane. Murakoze. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunguye Misa rero yo gusezera ku mwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ikaba irangiye, ndetse n'ubutumwa butandukanye bw'abantu batandukanye abo mu muryango we ndetse n'uwahagarariye ubuyobozi ari we Minisitiri w'Umuco na Siporo. Umuhango rero ukomereje imwima aho uyu mwami agiye gutabarizwa, ni hafi n'ubundi yaho umukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa atabarijwe. Ona
ndagira mu rwuri rwiza ntabwo nikanga ibirura biraza kabihinda ivuyoye kandi muhora mu biganza ngenura zataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje mana yanjye ndaje mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe ndi umushumba ukuragiye nzohereza roho wanjye akumvishe ibyo navuza ku marugo umbere umuhamya ndishima amanogerwa kuko nzataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje iyo navunitse atabara n'ubungwa akankiza iyo nakomeretse aranyomora nkaba muzima ngo mu rugendo ntabwo ndi jyenyine ntasiga zataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje mana yanjye ndaje mana yanjye iyo nibutse ko wivugiye uti jyewe ndi umushumba ukuragiye nzohereza roho wanjye akumvishe ibyo navuza ku marugo umbere umuhamya ndishima amanogerwa kuko nzataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje yashyize mu zindi ntama zakunda ndishima baduha urukundo rutuma twegamirana buri gihe iyo nzira yose duterana inkunga tunongewe zataha Yeruzalemu nshya aho mama ntegereje
Mana
umuhango rero wo gutabariza umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ukaba ugeze ku musozo mu muhango watangiriye i Kigali mu bitaro byitiriwe umwami Faisal, aho uyu mugogo wari umaze iminsi uri umugogo wakoze urugendo rwo kuva i Kigali werekeza i Nyanza, ukihagera ukaba wagejejwe mu Rukari aho ahatambiwe igitambo cya misa cyo gusezera kuri uyu mwami, ndetse hanatangirwa ubutumwa butandukanye haba abagize umuryango we ndetse n'uhagarariye guverinoma ariwe minisitiri wa siporo n'umuco. Umugogo rero waje kuva mu Rukari werekezwa hano i Mwima ya Mushyirarungu i Nyanza ahatabarirwa n'ubundi no kuri Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ni umuhango rero waranzwe n'ibyishimo ku ruhande rumwe bwo kuba uyu mugogo uzanywe mu Rwanda utaguye ishyanga, ariko nanone n'akababaro kuba umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa atanze ndetse atagarutse mu Rwanda. Reka dusabe umuryango w'umwami ndetse n'abanyarwanda muri rusange kwihangana. Njye nari Innocent Habumugisha, Contact TV, Imwima ya